nzaguca Dede yakubwiye ko azaguca amaguru niyo njya kubona asuye mu bintu byo kubyina. Yabe nzaguca amaguru uba mu mansura gusa byiza. Ariko nanjye nkomeza kubyina ko mbikunze ndakomeza ndahatiriza. Abona ko nyine mbikunze. Nkuko ubizi abantu benshi kariyeri y'umupira w'amaguru ari cyo kintu cyane. Nanjye ko nakuze numva nzaba umukinnyi w'umupira. Uzakinaga nkunda football. Ugeze ugira amahirwe yo kuba wayikina se? Nigeze kugira amahirwe. Soko tutayikomeje se. Impamvu ntayikomeje. Nagiye kugira ayo mahirwe naraje muri ibi bintu byo kubyina. No uko bigize gushaka kujya kunyandikisha mu academy ka APR. Ntabwo byabura bagukina iyo babona nyine iyo utangiye nyine urumva nta kintu kiba kizamo ariko nyine iyo utangiye kugera aho ugera nyine bakubanaho motivation niba ugiye nk'ahantu bakubise ukabaka agatike bakagutamo ko babonye ko hari ikintu byinjije so kubyina ni ibintu mukora nko kwishimisha cyane ibintu mushobora gukora bikababyarira amafaranga ejo n'ejo bundi bikabatunga. Kubyina rero icyambere gatukaho kwishimisha cyakabiri tukibona n'amafaranga. Kuri side yawe wumva ubikora nka kariya cyangwa bari bisaze ndahandi mbona n'imbaruka abanyarwanda turi bamenyera kurikira cyane. Muri make ni support ituruka muri audience yo hanze. Barambwira ati ntabwo biriya ntabwo ubigiyemo ntabwo uzakugeza ahantu. Already know my people, Kabari Viva, host on Kosovo TV, the top journalist, the voice of artists. So rero umunsi dutembera ahantu bita Norvège Karama, tukaba tugiye kureba abajene baho, tugiye gusura abaturage baho, ese batubwire iki badufitiye tunarebe bimwe mu bikorwa bijya bihabera. Hari n'abajene benshi babyina bafite impano zigiye zitandukanye. So rero uyu munsi nka Kosovo TV tukaba twifuje kuba twabasura, twifatanye nabo turebe ukuntu deni ibikorwa bisanzwe bihabera. Umunsi waho ese ni umunsi umeze gute? Ndizera ko turi buze kubana rero mu bintu bigiye bitandukanye. So nimba utarakanda follow banze manu dukane ku kintu bita follow ujye ubona n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye twa uploadinga n'ibindi bintu byinshi amakuru ya showbiz ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So murabibona nyuma rero hari ibintu neza cyane ni amashamba ni ibiti harimo n'inkende n'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. So reka rero tunatemberane tubanze tunagera ahantu bita Karama turebe ibikorwa bihabera turebe n'abajene baho ukuntu bameze. Man.
Yeah, ready now my people, akaba ari Viva, host on Kosovo TV, the top journalist, the voice of artist. So rero musi iyo tuvuze artist buri hazamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo ahita hazamo abahanzi gusa cyangwa abantu bashushanya. Ahubwo ni ikintu kirimo art. Kandi urabizi no kubyina buri habarimo nabwo buzamo cyane kurebye nk'ama performance menshi mugenda mukora mwambaye ama design menshi agiye atandukanye like n'ibiboro mukora hazamo n'ibiboro bya traditional modern yaman. So rero umusika tugatsana bita kuri Kosovo TV nabandi kumwe no mo dance. So turatangirana nabibwira ariko ndumva muri Nyamirambo nta munota muzi NY Kigali kabisa twagiye tumubona ahantu henshi agiye atandukanye mu performance menshi agiye atandukanye ari kumwe n'aba T Brown n'amavideo menshi agiye atandukanye ari kumwe n'abahanzi barenze ba Bruce Melody ni benshi cyane. So rero reka dutangira nabibwira ngaha kuri Kosovo TV mujeni wa most welcome ngaha ni mu rugo. So rero uyu munsi twatwana basuye nkuko mwabibonye amazina yanjye Igihozo Amil, izina ry'ububyinnyi na Amil Dancer. So ikintu kijyanye no kubyina wagitangiye ryari? Igihe natangiye kubyina 2020 muri cya gihe cya corona ibihe bimeze nabi. Nose karo ukuntu umwana ajya atangira gutya afite imana akina umupira aririmba, so we wumva wakuze wumva ufite ihe mana? Nuko ubizi abantu benshi kariyeri y'umupira wumva ari cyo kintu cyane. Nanjye ko nakuze numva nzaba umukinnyi w'umupira. Uzakinaga nkunda football. Ugeze ugira amahirwe yo kuba wayikina se? Nigize kugira amahirwe. So ko tutayikomeje se? Impamvu ntayikomeje nagiye kugira ayo mahirwe naraje muri ibi bintu byo kubyina. No kuko bigize gushaka kujya kunyandikisha mu academy ka APR mu ntare vie ndamuhakanira niba ati nje nabonye ibintu nkunda ndi no kwiyumvamo kandi byanamfasha cyane. Bari yo nzira mfata muri urwo rwego rwo gukomeza kariyeri ya football. Hari ikintu ngo ndarumva neza ese mu rugo bona batangiye urugendo rwo kubyina ibintu nk'ibi ntabwo bavuze ati umwana wacu agiye kwishura mu bintu by'ibiyobyabwenge agiye kujya mu bakobwa ishuri twamwishuriraga bipfuye ubusa umwana wacu yarangiritse. So mu rugo bifashe gute even your mom? N'ababyeyi bose kuko ababyeyi benshi bumva ko igiye mu kintu cyo kubyina ubuhinduye ubuzima ubuhindutse kwishora mu burara by'ubusambanyi ibintu nyine bidafatika. Sangiye ikintu nakoze nk'umuntu nyine ushaka kuba umuntu wa danger muri kariyeri yo kubyina ibintu byo kugendera mu biyobyabwenge mu kigare kibi ibintu nk'ibyo narabyirinze cyane kugira ngo ababyeyi banjye batazabifata ukundi kutari ko batazabona ko bikeneye kunyangiza kandi nanjye mfite urugendo rwiza imbere. So rero uyu munsi urabona watangiye urugendo rwawe rwo kubyina yego uyu munsi uri umubyinnyi ariko hari n'abana ujya ufasha ukabatraininga. Dore nk'uyu munsi twabasura ry'ino tsinda ryanyu bagita gute? Itsinda bagita African Miller nkaba nungirije master wanjye akaba ari nge captain wa African Miller. Captain wa African Miller. So aka kantu kakiyongera ati uruwungirije wumvishije bimeze gute nk'umuntu wari waratangiye urugendo rwawe rwo kubyina? Nyine ubundi aba ariyo mpano nziza umuntu yakira mu buzima kuko igufasha gukomeza kugira umuhate muri wowe. Iyo watangiye nyine umuntu atabikunda abantu benshi batakubona bagusuzugura uwo munsi umuntu ukuriye itsinda akakugirira icyizere akavuga ati muhaye ububasha mu bubasha mu byo nyoboye mu byo nunze. Urumva icyo gihe wateye intambwe mu bintu byawe nabyakiriye neza biranandenda kugeza n'uyu munsi ndacyari no kubisigasira. So watangiye urugendo rwawe rwo kubyina kandi uracyari narukomeje dore ko umuntu afite goals nyinshi aba yarasetinze avuga ati ngiye ningera kuri iki hari icyo nzahindura. Nk'uyu munsi imbogamizi urimo uragenda ubona muri bino bintu urimo urakora n'iyihe mbogamizi ubona yahatari? Ubundi imbogamizi iba muri entertainment kenshi kuko usanga ariyo abantu ibagonga ubushobozi nyine nicyo kintu cya mbere kibaho kuko ntabwo uba ukeneye kwerekana ibintu byinshi ufite ariko bwa bushobozi nyine bukomeza kuba bukeya nibwo bugusubiza hasi. Ariko nawe uba ugomba kurwana kugira ngo abo bantu basi bake bari no kubibona babashe ko kwishimira urebe ko watera intambwe. Ubushobozi nyine kuri njye nicyo gituma nkomeza kuguma
hasi ari nayo mpamvu support yanyu nyine ifashije cyane nayo ibikenewe. So reka ngushimire umunsi ko waje kwifatanya natwe ngaha kuri Kosovu TV. Gusa mbere yuko nanakurekura, ese urabona uyu munsi watangiye urugendo rwawe rwo kubyina, ese uramutse uhuye n'umwana uri munsi yawe cyane yego niyo yaba ari n'umuntu uri hejuru yawe, nayo uvuga kubwira ati amenye afite impano yo kubyina ariko nabuze namenera, nabuze uburyo nakinjiramo, ni iki kintu ushobora kuba wamufasha? Ikintu nshobora kuba nafasha uwo muntu wese wangana ukeneye kubyina no kubyiga no kubimenya. Ikintu cya mbere ubanza kunyereka umutima ubikunda nk'uwo nagize. Wenda ushobora kutagira nk'uwo nagize ariko ukanyereka ko wowe ufite umutima ubikunda unabishaka, ufite umuhate wabyo. Icyo cyonyine cyatuma ngufasha, kandi nabwo wenda ukanyereka intego nziza ufite mu buzima, kuko nshobora kukwigisha ukamenya kubyina ugahita ujya nyine muri bwa buyobe navugaga. Uri kumva atavuga ati yigishijwe na runaka none yamushoye mu ngeso mbi. Uri kumva nanjye nyine iyo sura niyo mba nashaka kubona. Ibyo byose iyo wabinyeretse nagufasha. Nk'uko wabibonye hariya nyine harimo abana bato nabo nyine tugenda dufatikanya n'amasanzu mukuru kuzamura impano. Mwagiye mubabona abato, abakuru, abarinzi, icyiciro cyose nyine kirimo. So kuva watangira urugendo rwo kubyina, ese ni nk'iyo stage yigeze kukugora aho warakoze? Ushize nakubonye kuri stage ya Titi Brown, hari n'indirimbo zigiye zitandukanye nabashije kuba nakubonamo, ese ni iyo stage yabashije kuba yakugoramo buri? Stage ya mbere nakoze kuri njye stage yo ku Isibo TV mu irushanwa bita Take Over Dance Competition. Iyo stage ya mbere nakoze kuri njye irangonga cyane, iramvuna, gusa kubera esprit nari mfite n'umuhato wo gukora stage bwa mbere, umunsi wa mbere mu buzima bwanjye no mu mateka, nibyo bintu byama inspiration yo gukora cyane, nkahatana nkabasha no kubikora neza. Uwo munsi twabaye aba kabiri tubasha guhabwa n'igikombe. So mwabaye bakabiri mubasha guhabwa n'igikombe. Ese buriya kubyina ni ikintu umuntu ashobora gukora kikamubyarira umugati ejo n'ejo bundi kikamutunga cyangwa bikora nko kwishimisha? Twe tubikora as a career and job. Twe mu buzima sibyo, discipline, akazi, apana kubikora nk'uje gukina, nk'uje mu myidagaduro. So mbere yuko nanakurekura ngo ugiye, ni ikihe kintu wabwira nk'abakunzi badukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Kosovu TV badahwema kuduhoza amaso, ndetse n'abakunzi ba Amiri Dancer n'abakunzi ba African Miller? Ni ikihe kintu wabwira nk'abajene badukurikirana cyangwa abantu muri rusange? Ikintu nababwira, mukomeze mukurikirane ino Kosovu TV, irimo irafasha impano nyinshi kuzamura abahanzi, ababyinnyi, nyine abantu bose bari muri entertainment bifuza kugera kure. Ikindi navuga, mugende mudufollowing natwe ahantu hose kuri Instagram Amiri Dancer 7 na team yanjye African Miller Official. Kuri TikTok ni African Miller Official, nanjye Amiri Dancer 7 nk'ibisanzwe. Murakoze cyane kandi mujye mubasha kureba ibintu nkora, ndabizi nzajya mbaha ibintu byiza, ibintu byinshi bigiye bimeze neza cyane. Hari nk'ukwezi kwa shoot dutayemo video, ukwezi ahubwo nako baza ari ubundi abari nko mu cyumweru, abari buri cyumweru. So dore mu gihe kiri imbere mufite competition ejo bundi nimba ari ku itariki 20 na zingahe? Ese muri kwitegura gute? Twe turi kwitegura, tugeze kure, ahubwo abo bantu biteguye guhangana natwe batwite, barabizi ko dukora ibitangaza. So ngiye mu kanya rero ndi bubatembereze n'ahantu bakoreye imyitozo, murebe ko binameze, ni ibintu byiza kandi byadanje. So reka bimujene mushimire ko yaje kwifatanya natwe umunsi ngaha kuri Kosovu TV, aho twe twabasuye ahantu bita Karama na Norvege. Murabizi twahereye mu muhanda tugenda tubereka ahantu tugiye gusura. So hari n'abandi bajene bakorana nabo muri buze kubabona. Ready know my people, akaba ari Viva, host on Kosovu TV, the top journalist, the voice of artist. So gusa inyuma tuba tunari kumwe na team ikomeye cyane, no mu director bita Savio, ndetse n'abandi bantu benshi bashizeho. Kuri sound tuba dufite umuntu bita Originali, big director nawe dufite umuntu bita Boston. Ni ibintu byadanje, reka tubashimira. Amiri, thank you wakoze. Man. Namwe mwakoze ko support yawe. Ready know my people, turacyari ahantu bita kuri Kosovu TV. So nabwiye ati twagenda tubana n'abantu benshi bagiye batandukanye mu rugendo rwacu twajemo uyu munsi. Gusa nkaba ndi kumwe n'abajene ahangaha bagiye kubibwira, then tunakomezanya. Umujene bimeze gute? Umeze bon.
ko mbona nta courage practice zakwishe byadaje ubu nashize bimeze neza. Saka abasanzwe ari n'umubyinnyi then tugiye gutangirana n'abibwira ahangaha kuri Kosovu TV man. no wanta Tiger Dancer. Tiger Dancer izina abantu benshi bakuzeho ni nka Tiger niyo nickname. Izina ry'ababyeyi ni nk'irihe? Kwizera. Ariko abantu benshi bakaba bamuzi kuri Tiger, akaba ari umubyinnyi usanzwe ubyina mu tsinda bita African Mirror. man. So watangiye kubyina muri African Mirror guhera nka ryari? Natangiye African Mirror igiyemo vuba. Ugiyemo vuba? Wari wamaramo nk'umwaka umwe se burera? Itanu ntabwo ari vuba, itanu ntabwo ari vuba. Ni itanu. Gusa ndabona mufite vibes za danger, ndabona nawe iruhande nkaba ndi kumwe n'undi mo brother nawe bakaba bamwita yangiye amazina yanjye bahita Merci. Nkaba niyita Venom. Ukaba wita Venom. Niyo nickname y'abantu basanzwe bagukirana kuri platform bazi yuko ari Venom. Venom dance. So mujene watangiye kubyina guhera nka ryari? Natangiye na 20 muri corona. So nk'ababyeyi babona utangiye urugendo rwawe rwo kubyina ntabwo bavuze ati se umwana wacu agiye kujya mu bitabi, agiye kureka ishuri, agiye kujya mu bintu bitari byiza bitume yangirika. Ese mu rugo babifashe gutabona utangiye urugendo rwawe rwo kubyina? Ntabwo byabura bagucinira iyo babona nyine iyo utangiye nyine urumva nta kintu kiba kizamo. Ariko nyine iyo utangiye kugera aho ugera nyine bakubanaho motivation niba ugiye nk'ahantu bakubise ukabaka agatike bakagutamo ko babonye ko hari ikintu byinjije tu. So nk'amafaranga wakoreye menshi kuva watangira kubyina ni nkangahe? Ibihumbi 200. Ibiceri desa cyangwa ibihumbi 200. Wari unangaje bya dance. So bayago hari wenyine se cyabaye bahaye muri itsinda? Ninjye nyine tu. So nka stage waba warakoze yagukomereye bya danger ni nkiyi ko nagiye nkubana muri video nyinshi z'abanzi zigiye zitandukanye no kuri televiziyo baba hostinza mu biganiro man. Stage nakoze nyine nkumva ndishimye nyine yambereye stage ya danger. Stage yo muri arena tu. Stage yo muri arena. Ese nk'umubyinnyi ukiri hasi hari igihe abayibaza ati se ni ubuhe buryo nanjye bira hari ahantu Venom ageze nanjye nzahagera. So ni nk'ikihe kintu wabwira nk'urubyiruko rukiri hasi naro rwifuza ko ari bwakinjira mu mwuga wo kubyina? Dore yuko usanga ari n'impano za bamwe ariko nyine hari abenshi bagenda bahura n'amayishu menshi agiye atandukanye ku buryo batabasha kuba babikora. So ni nk'ikihe kintu wabwira nk'abajene bakiri hasi nabo bifuza kuba bakinjira mu mwuga wo kubyina? Ikintu nabwira abajene nyine mani bakore cyane mani, cyambere ni ugukora mani ubundi feedback urazibona iyo wakoze. Feedback urazibona. So kubyina ni ikintu ushobora kuba wakora se nko kwishimisha gusa cyane ikintu ushobora kuba wakora cyakubyarira umuganda. Bana kwishimisha nyine arabikora nyine enjoy ariko nyine twe tubikora nk'umwuga kandi nyine biratwinjiriza time. So guhera nk'uyu munsi ndibuze iki kibazo ndibuze kukibaza mu brother turi kumwe ahangaha de nayenze kugarukaho nyikubaza. Ese uyu munsi urugendo mwatangiye rwo kubyina niyo mbogamizi muhura nayo guhera uyu munsi kandi mukomeje kugenda muhura ngayo nk'ababyinnyi yaba ari weho ku giti cyawe ndetse n'itsinda mukorana African Mirror man? Imbogamizi twagenda duhura nazo cyane cyane ariko ziza mu gutangira ababyeyi ntabwo baba babyishimiye urumva kureka boro wari urimo zo mu rugo ngo uje gukora mu masaha yo gukora ibyo bari ibisazi wenda ahandi ubona nimba ari uko abanyarwanda turi bamenyera kureba ikintu cyabo. Muri make ni support ituruka muri audience yo hanze. Nibura ariko ntabwo ndumva ahantu mugeze ahantu hejuru cyane kandi mukomeza mugashyiramo imbaraga ndabizi ibintu bizagenda biza. So mujene we ni nk'iyo mbogamizi urimo urabona uno munsi muri bino bintu urimo urakora? Nyine nge bitewe n'ukuntu ndi kwibona nyine mani iyo uri kugenda utera imbere nawe urabyumva ngewe nta mbogamizi n'imwe mfite tu. Cyambere imbogamizi yakabayeho nuko nakora ariko ndakora. Ndumva ngewe nta mbogamizi n'imwe yambuza gukora ibyo nshaka. So reka mbashimire kuba uyu munsi baje kwifatanya natwe ngaha kuri Kosovu TV. Twe twabasuye ahantu bita Ikarama Norvège. Gusa mbere yuko nanabarekura ngo bagende nize platform ukoresha byuzuye umuntu ashobora kuba yajya bagasangaho ibikorwa byanyu akaba followinga wenda n'itsinda ryanyu man? Yanjye nyine ndahera kuri YouTube yanjye. Amazina ya YouTube yanjye ni Afrovenom 5 bifatanye gutyo mbivuze nta space Afrovenom 5. IG cyangwa iyo bita Instagram ni Afrovenom tumbona. TikTok yanjye ni Venom Dance tumbona. Umujene nawe ukoresha social media? Urugero Tiger Dance Academy, IG Tiger Dance, TikTok Tiger Dance.
hose. Abajene reka mbashimire mwakoze kandi na next time tuzagaruka tutagaruka ahangaha tuzanabatumira hano dusanzwe dukorana aho mutugereho. So reka mbashimire ko mwaje kwifatanya natwe. That's what's up kabisa. Yeah man. Yeah. That's what's up kabisa. Hanga ni kuri Kosovo TV. Murandi kumwe n'abajene bameze gute? Omeze bo. Amakuru. Meze neza bakwita neza. Kizera ndakabera umutini katina mitsinda bita African Hero. So murgo ifashe gute abantu tangiye kubyina. Barabyishimira. Byibuze bigeze bakubona yuko kubyina. babyishimira ariko Ugomba gukora cyane kabisa. Weho bimeze gute? mu bizambere nabifashe nawe mbere yuko narambwiye ati ntabwo biriya ntabwo ubikiyemo ntabwo uzakugeza ahantu nyine ngiye urabyangira Kandi urabikunda? ndabikunda Uba wumva inzozi ufite ari nk'izihe? kuba Umubyinnyi wa mbere ku isi. Urumva kandi ko ugomba kubikora. Ugomba gushyiramo imbaraga cyane ugakora cyane bakwita ndetse. Bizimana ukabyina mu itsinda bita African Hero. Mu minsi iri imbere mufite competition muzajya muriteguye amarushanwa. Mwiteguye gute? Intsinzi mugomba kuyitahana. Ubwa mbere uzaba ugiye kuri stage cyangwa usanzwe ujyanye. Ni nk'inshuro ya kango uzaba ugiye kuri stage. Ya munani weho. Reka mbashimire ko uyu munsi mwaje kwifatanya natwe hanga kuri Kosovo TV ndetse next time tuzagaruka kubasura cyangwa tubabwire muze kudusura ahantu dukorera sibyo. Murakoze kandi mufite impano ya man. That's what's up. Mukomeze mushiremo imbaraga. Yeah, ready now my people, Kabari Viva, host on Kosovo TV, the top journalist, the voice of an artist. So musi nagari artist gusa ni na art ariko nyine izamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi aho twatembera ahantu bita Karama Norvège. So murabona ukuntu doc meze. Uyu munsi turi kumwe n'ababyinnyi bagiye batandukanye. Gusa n'uyu nguyu no mu byinnyi akabyina mu tsinda bita African Hero. bakaba bamwita Sharon. Meze gute? Meze neza. Amakuru y'iminsi meze. So ikintu kijyanye no kubyina wagitangiye ryari se? Tangiye kubyina isa nkaho igabanutse. Numvishije ababyinnyi benshi mwatangiye kubyina korona isa nkaho igabanyitsemo ko. Igihe nari mvuye primaire na secondaire. Wari uvuye primaire utangiye secondaire. Kandi secondaire abari free. Uko gake rero ndabona abana babyina. Ndakina basket. Naye nifuza gutangira kubyina nyine basket ndayireka. So mu rugo abantu utangiye urugendo rwawe rwo kubyina babifashe gute? Byose ntabwo bavuze ati umukobwa bategeye kwangirika bagiye gutangira kujya mu bintu by'ibiyobyabwenge, kunywa ibitabi, ibintu nk'ibyo agiye kwangirika. So mu rugo babifashe gute umuntu utangiye urugendo rwawe rwo kubyina? Natangiye mu ibanga nabeshya mama ngiye kuri dokuru. Nkabona ntacyo ninze nyuma abambura ko mbyina kibivumbura. Nyine mubwira ko mbikunda kandi nzambikora gake aranyemerera. Noneho twabaga Nyamirambo. Nyamirambo tuza kuba hano Karama arambwira ngo rero Karama ni kure akaba ntabwo yabyemera. Nabwo nakomeza mbyina mu ibanga. Bakaza kubivumbura ngo kazaca amaguru nyine nawe. Dade yakubwiye ko azaguca amaguru niyo njya gukubona asuye mu bintu byo kubyina. Yabaye nzaguca amaguru niba mu mansura bose byiza. Ariko nanjye nkomeza kubyina ko mbikunze ndakomeza ndahatiriza. Abona ko nyine mbikunda cyane arabyemera. Abona ko ubikunda cyane arabyemera. Nawe narakomeje ndahatiriza narahatirije pe. So kubyina ni ibintu mukora nko kwishimisha cyane ibintu mushobora gukora bikababyarira amafaranga ejo n'ejo bundi bikabatunga? Kubyina rero icya mbere dukora kwishimisha, icya kabiri tukagira n'amafaranga. Kuri side yawe wumva ubikora nka kariya cyangwa ibintu byagutunga? Nka kariyeri. So kuva watangira kubyina umaze kujya nko muri competition zingahe umaze kwitabira? Ni nyinshi. Yako ntago zirenga na 8 gusa.
So kabyina mu tsinda bita African Miro. So ukiza muri zino zone nibwo watangiye kwibyinamo se cyangwa na mbere yaho mutari mu kiramo izina kahise warahabyiniraga? Oya, nabyinaga i Nyamirambo. Nyine hamberaga kure kuva hano ugiye harapfa gukora practice kambera kure nyuma kubona African Miro rero njya so rero umunsi kabyina no mu tsinda bita African Miro. Ese ni ikihe kintu cy'imbogamizi ubashe kuba wabona uyu munsi gikomeje kuba cyakugora mu rugendo rwawe watangiye? Imbogamizi ngira ni uko kwiga nyine iyo ndi kwiga nanabyina imbere imbogamizi kubera ko niga mu mwaka mu byo kuba mukuru bisaba kwiga cyane, niga bisaba kwiga cyane, rero hari ukuntu mba ndi kwiga nanabyina nyine nkabona biri kubanga mu gatoya, nyine nkabona nabyo ntabwo bari kubishaka aho niga niba bishaka. Niyo mbogamizi ngira, nta yindi mbogamizi ngira mu kubyina. So nk'ibyo ngibyo iyo ubashe kubabona nko kuri stade yawe, ese wumva watekinga igihe wamara igihe utabyina cyangwa nyine wakomeza ukagira ubiha umwanya mutoya n'amasomo ukayaha umwanya wayo? Ese ni gute ubasha kuba wafatanya ishuri no kubyina? Ukuntu mbigenza kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nagiye kwiga, hanyuma muri weekend naza kubyina. Nuko nabigenjeje, ariko nabyo sibye ko ni umwaka utaha bizabigoranye ko twiga no mu weekend, tuzajya niga cyane nyine kuko ni no gusoza mbone kujya mbyina narasoje n'mbigemo neza nk'akariya kabisa. So ni nk'inama wagira abakobwa bagenzi bawe badukurikirana aha ngaha kuri Kosovu TV umunsi ku munsi badahwema kuduhaza amaso, ndetse n'abakunzi basanzwe bagukurikirana kuri platform za ese izina ukoresha ubundi ni kinemo ni Sharon? Ni Sharon. Ngaho tubwiye nk'inama wagira abakobwa bagenzi bawe basanzwe bagukurikirana banakurikirana Kosovu TV. Inama nabagira bakomeze banyine bahatirize ntibacike intege. Ndabize abakobwa benshi iwabo barababuza mu byo kubyina n'uburara, ndagiye nkubwire ko kubyina nta burara bubamo, nawe niko nabigiyemo bavuga, ariko ubwo najya muri African Miro nta burara bubamo kuko ubonye ko harimo n'abana batoya abakuru, young generation twese turimo n'impinja ziraza, kubyina ntabwo yo nk'uburara. Rero n'abakobwa muri kunyumva icyo nababwira cyo mwereke iwanyu ko mubikunze, mwereke iwanyu ko ntacyo bitwaye, niba ngombwa niyo iwanyu babyanze mubahuze n'abamaster banyu niyo bagiye bakurikirana ku buryo mu master n'umubyeyi wawe baba baziranye bafitanye connection ku buryo nyine mama wazajya no kugenzura ibyo abone kugenzura uvuye kubyina watashye nyine kose urimo ababizi, ntibikore mu ibanga bibabwire. Inama nabagiye kandi mukomeze nyine mwembe ibishuko byo kubyinira n'ibishuko, nanjye babaga batuka gukora tubishyire muri video ariko ngo tujye mu minsi y'abana ya ahantu bashaka yitiye vuba, kandi yitiye vuba ntabwo ari nziza pe, ntabwo ari nziza cyane. Umuntu akagushira kujyana muri video agakoresha ibintu bitari byiza, kandi igihe cyawe kirahari, igihe cyawe gitegereze gice mu nzira ndende, ariko rwose ndabizi ko igihe cyawe nikigira kizagera kigeze. Inama nabagira. So reka mushimire umunsi ko waje kwifatanya natwe aha ngaha kuri Kosovu TV, ni ibintu by'ingirakamaro kandi next time nabwo you are most welcome. Ariko mbere yuko nanakurekura mu gihe kiri imbere urabona mufite competition, so uyu munsi muri practice, ese wewe witeguye gute n'itsinda ryawe mwiteguye gute? Birimo neza nawe arabizi ko African dukora practice makes perfect. Rero turabyiteguye ikakubindi tuzaba duhari n'abafana bacu nyine bazabiteguye kabisa. So akaba yari Viva the Hot Dancers, nabo twari turi kumwe aha ngaha kuri ahantu bita Norvège Karama kabisa, akaba ari the top journalist, the voice of artist aha kuri Kosovu TV. Murabizi umunsi ku munsi tubereka ibintu byinshi bigiye bimeze neza kandi bitandukanye. So reka Sharon mushimire ko yaje kwifatanya natwe, ni by'ingirakamaro. Umukobwa thanks.